burya uko umurimo ukunda kuwukora ntibikugora. Niba ushaka gukina filime banza ugikunde. Niwumva ko ukunda filime uzabisabe no kuyikora rwose bizakorohera. Innovation Smart TV. Yes, reka nongere gusubiza wowe kudahwema kudukurikirana hano kuri Innovation Smart TV. Ngiye ngiye kuvugana nawe cyangwa se ngiye kukugezaho ikiganiro ukabanyita Celebobo. Muri kubona umusaza wicaye hano imbere. Murabizi abantu benshi muramuzi, muzi ku mazina menshi agiye atandukanye. Hari abamuzi kuri MUZEHE Babala, hari abamuzi ku mazina menshi atuwe atandukanye menshi kuko yagiye akina amafilimi menshi atandukanye, akina na za komedi. Uyu munsi rero twamubazaniye hano kuri Innovation Smart TV kugira ngo tuganire nawe bitewe n'uko amafaranga agiye batubwira yuko bashaka kubona umusaza. Umusaza bimeze ati niwe mvuga byinshi, yego nawe urabyibonera ko ari wowe, ariko ikibazo ufite ugize uko ubuze ngo muzehe, ntavuze kijyana muzehe Kevin. Impamvu ni muzehe Kevin Babala. Yes, nagira ngo ubanze usuze abantu mu gifaransa, ukoreshe agafaransa kuko ndabizi uzi igifaransa cyinshi kugira ngo wumve ko ndi kumwe n'umusaza usobanutse. Nta kindi gifaransa kindi navuga. Wowe mes chers amis, amis de notre caméra, je vous salue. Est-ce que vous êtes bien? Je vous salue. Bonjour à vous tous. À vous tous. Bonjour. Ok, j'ai bien d'accord. Nanjye nabyemeye, numvise ibintu umbyiye ari sawa. Birumvikana yuko warubanje gusuhuza abafana. Hari abantu benshi bamaze igihe bambwira bati turashaka yuko wazazana muzehe hano kuri Innovation Smart TV. Ndavuga ni nanjye rero kubera yuko mba numva ibyifuzo byanyu nzabikora. Uyu munsi rero wahigereye. Niyo mpamvu tugiye kugirana ikiganiro tukagira ibintu byinshi tugenda tuganira kugira ngo noneho abafana bacu babashe kuryoherwa bishima. Ariko mbere na mbere nibabanze bakore subscribe, bakoresha kandi bakagukwana comment. Umusaza maze iminsi bambwira ngo muri social media ntabwo uri gukunda kuba uri kugenda ugaragara cyane. Byaba biguterwa n'iki? Ni ugusaza cyangwa hari indi mishinga ibereyemo? Journaliste, c'est la vérité ce que je te dis. Ibyo babyibagiwe abonetse bareba yego soni ndaboneka tout le temps ndaboneka. None se mbabarira umubwiza ukuri, muri iyi minsi ukuntu uri kugaragara ni nuko mbere wajya kugaragara, ahubwo ushobora kuba hari udushya wibereyemo. Urumva nuko ino TV yacu yitwa Innovation Smart TV, nuko natwe duhora mu dushya. Yego, Innovation Smart TV, yego. No ukaba nawe hari ibindi uri kugenda uduteganyiriza imbere kuko kenshi bazagenda bakubona no kuri iyi channel yacu ugenda hari ibintu byinshi ugenda ugeza ku bafana bacu. Ndi kwibaza ese tari murimo iki gihe niyo gutegura ibintu cyangwa ibindi byawe bwite bitari byo muri social media ugiye kugeza ku bafana? Oya, umuntu usanzwe umenyerewe kureba, iteka n'ubundi aba yifuza kureba kandi akagaragaza ibyo abantu bakunda, akagaragaza iterambere, akagaragaza ubwitange n'izindi nyigisho ariko zishingiye ku iterambere n'ubumwe bw'umunyarwanda. Mu bigaragara hari filimi nyinshi wakinnye hano mu Rwanda. Muri filimi zose wakinnye niyo filimi waba warakinnye ukumvira kunejeje ukaba watira filimi nayo yagitinzemo neza? Yewe amafilime nakinnye ni menshi pe, abakunda kugira amatsiko yo kureba nahera kuri kigali-rwanda, isigara zishya,
ejo hazaza zihana zishya yego. Hanyuma ariko hari n'undi mukino nakinnye yego, nubwo bavuga ngo narihirije singaragara yego, uwo mukino waranshimishije cyane kuko mu bakinnyi bose ba filime cyangwa se ba teatre yego, nta n'umwe perezida wa repubulika aravuga ko amukeneye ngo azakinire guverinoma mu Kagera. Yes, wow. Bivuze ngo wowe ubwawe waragiye wigerera imbere y'umukuru w'igihugu. Okay, uwo mukino waba wo gufasha bamwe mu gutahuka yego, nakinnye ndi koroneri Gapyisi. Ibyo bintu byabayeho ndabyibuka nubwo nari nyiri umwana, ariko hari yigeze kuba kugenda bazenguruka mu gihugu cyose bagenda bigisha muri kumwe na bakankwanza nuko n'abandi benshi witwa Koroneri Shoza yego, ba Mibirizi yego, nta mukunzi yego, mbese harimo n'ingabo nyinshi yego. Mu bigaragara urumva yuko wagiye ukina amatiyatre, ugakina na filime, ugakina na komedi, n'ahantu henshi ngenda nkubona mu ndirimbo z'abahanzi. Urumva yuko rero mu bigaragara muri ibi bintu ufitemo experience ndende rwose. Urumva yuko uri umuntu w'icyitegererezo, uri role model, sibyo? Niyo mpamvu rimwe na rimwe abanyamakuru muteshukwa yego, ukavuga ngo ni muzehe kandi utari muzehe, ahubwo uri vogare man, ahubwo kubyo utambaye chess man. Kaba ari akanyuzemo ariko ntacyo biba bitwaye. So hari umwana rero uri kukureba hano akakubona akavuga ati uriya musaza ndamufana, cyangwa se mbona ari bogare, kuko mu bigaragara wisanisha mu bintu byose. Ushobora gukina uri umusore gusa muri filimi ho nibigira n'imyaka, ushobora kuba ushaje ukagomba ugakina filimi, kuko filimi yo ni uruganda runini, habamo role z'abasaza, iz'abana, iz'abantu bitewe n'imyaka generasiyo yose uba wisangamo. None wa muntu ushobora kukubona ariko akavuga ati nanjye nkunda filimi, ariko akaba yarabuze uburyo ashobora kuba yaza muri filimi, nihe nama ushobora kuba wamubwira? Premièrement yego, burya uko umurimo ukunda kuwukora ntibikugora. Niba ushaka gukina filime banza igikunde yego, niwumva ko ukunda filime uzabisabe no kuyikora rwose bizakorohera yego. Mu bigaragara ariko burya iyo ukora ikintu kigira ibyiza kikagira n'ibibi. Ese ni ibiki byiza biba muri filimi, ni n'ibiki bibi bigomba kuba biba muri filimi? Kuko we wayigezemo urabizi, ariko hari umuntu utarayigeramo utajya atekereza kuri icyo kintu. Noneho twebwe n'abanyamakuru reka tumuvugane kugira ngo azaze muri ibi bintu azi n'ibyo ajemo. Merci beaucoup. Twebwe rero nk'abakinnyi nta kintu kibi tubona muri filime yego, ndavuga nk'abakinnyi yego, kuko filime irigisha yego, igaragaza ububi bw'ikibi n'ingaruka yacyo, ikagaragaza ibyiza by'icyiza ku ngaruka y'icyiza yego. Kandi nanjye kandi nanakunganira waho gusa no mu byiza bya filimi, bitewe n'uko nanjye urabizi ko nakinnye filimi kandi n'ubu ndacyazikina. Nuko ahubwo ikintu kiza kuba kibi muri filimi nuko abazikora batabasha guhaza abazitegereje, kuko ushyiraho aka episode kamwe mu cyumweru kimwe, bamara kukareba karangira ati muduha kandi. Urumva ko mu by'ukuri ikiba gikenewe kugira ngo hajyemo ingufu, kandi mu bigaragara filimi irategurwa ikajyamo amafaranga menshi, agahurizwamo ibitekerezo byinshi. Okay, merci. Aho ndavuga urugero yego, hari ikintu nari maze kubona n'amaso yanjye gituma bamwe bakirangarira kikadindiza n'iterambere. Umujyi wa Kigali ho wenda n'ahandi tumaze kubimenyera imyambarire y'igitsina kobwa cyangwa igitsina gore. Aho rero hari akantu nakoze kuri kamera, umuntu ahita yambaye imyenda igeze aha
yego yambaye ubusa yego ndavuga ni mbega gikari yego ako kantu karayitinze cyane amaribori yego ubwiza yego ni ukugenda umuntu akiberamo yego urabizi yego ibyashyamba agiye kurigurisha ako kantu karakunzwe cyane cyane urumva yuko rero narabibonye ko hari ahantu henshi ugera ugasanga uhafite abafana bene hano ikintu bita audience uba waracyubatse ndabeshya kuko ndibaza ko abantu bagiye bakuzi ni benshi cyane hano mu gihugu so filimi yakozwe na teatre muri ibyo bintu bibiri ni igiki kigora cyane mwagitera muri ibyo bintu bibiri filime yakunzwe cyane ni uko nk'ubu dukina ugakina ibintu byiza utiki nakubazaga ni noneho itandukano riri hagati ya teatre noneho na filime ibyo bintu uko ari bibiri ubintandukanyize noneho umbwire ikivuna cyane kurenza ikindi journaliste ntacyo mpfa namwe ariko iyo mubaza mubaza byinshi gusa aha nagira ngo mubwire ko kugira ngo mbe umukinnyi wa filime nahereye kuri théâtre public nko gukina muri stade imbere y'abantu théâtre radiophonique nakoze radiophonique hanyuma ariko itandukanyirizo nk'uko ubimbaza ni uko byose yego umuntu afata script niba utumva script ni igitabo umwanditsi aba yarateguye kirimo iyo nkuru ukabifata mu mutwe haba filime cyangwa se théâtre ariko théâtre aho itandukaniye na filime ni uko ushobora gukina imbere y'abantu public kandi warakoze repetition mbere yo kugira ngo usohoke imbere yaho ukinira ugomba kuba warakoze repetition iyo bitakujyamo umutoza aravuga ati subiramo none yakunanira bakayiha undi uyishoboye ariko iyo ugeze imbere y'abantu imbere ya public urakina ukivanayo aho guhagarika noneho filime bisaba kugira ngo ufate nanone script mu mutwe ariko ushyiremo indyohesha birayi yego ibintu by'amakabyankuru ntabwo ari gukabya inkuru si nuko byanditse uko bagutora ariko ushyiremo utuntu twawe nyine ntako niba ari ugukina ngo ujyana utwana mu mbahe na muzehe keva aragufashe uri butereta utwana duto cyane utujyana mu kabari noneho udashaka umwe n'akantu gatoya wenda tubare ko njye uri kundeba ariko ngende inyuma ya kamera sibyo ndakureba njye ndi umukobwa noneho uri n'akantu gatoya urimo kunyoshya ariko ndi umwana w'umunyeshuri noneho ukagaragaza nk'imbere ya kamera twagiye 1 2 3 umva mukobwa enda nubwereke umusaza turasoje rero niki wasorezo rero ubwira abanyarwanda bagukunda n'abantu bakunda Innovation Smart TV icyo nababwira bakore subscribe share kuri share bakore share yes bakore share vuga ngo Innovation Smart TV Innovation Smart TV yes